kintu Ai ibyo ngabo yanjye nziza iyo rinyinjira n'urutare rwubakaho inzu yagitaka n'urutare rwubakaho inzu yagitaka urumutambyi nemera umwami uregeka aiwe n'umwungeri Yesu umwungeri ujyanagera inshuti nizera n'umwungeri Yesu umwungeri ujyanagera inshuti nizera ni wowe bugingo bwanjye kandi kuri wowe niho nsiganirwa Yesu kandi uri nizera niho nsiganirwa Yesu kandi uri nizera kuko ndasaba wemere ishimwe gushima kuko ndabasha kuvuga ibikukwiye kuko ndabasha kuvuga ibikukwiye Yesu ubwo nzakwirebera ukuri mw'ijuru nibwo nzajya ngusingiza uko bikwiriye nibwo nzajya ngusingiza uko bikwiriye uko bikwiriye uko bikwiriye uko bikwiriye uko bikwiriye haleluya uko bikwiriye uko bikwiriye uko bikwiriye nanone uko mbishoboye nzajya nguhimbaza n'umwitwa ryanjye ryose rizamumure n'umwitwa ryanjye ryose rizamumure Yesu
hallelujah, 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 amen, hallelujah, nanone hallelujah, kongere hallelujah, kongere hallelujah, 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 amen, hallelujah, kongere hallelujah, tena chale hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Man urasetsa. Man irasetsa. Yewe irasetsa. Man irasetsa. Man irasetsa. Muraseka. Muraseka reka twicare tuganire. Ijambo ry'Imana. Haleluya. Munyeganyeze umubwire ngo itegure guseka kuko Imana itegura gusetsa. Hanyuma n'ubwo umuntu mwegeranye afite ikibazo aze kumwimuka urajyana ari abantu bari gufasha ko ndabona ntazi ibyanyu birimo biraca ko mwihannye yaje kubagira ikirago birabagendekera gute Matayo yaho ni 11 umurongo waho wa 28 ngiye kuvugana kuri aya magambo iminota mikeya ngiye kuvugana kuri aya magambo y'iminota mikeya ariko ari mu mwanya ari mu mwanya 11:28 mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabavura 11 ibice 11 umurongo wa 28 aya magambo niyo tugiye kuganiraho ni ijambo rimwe gusa tugiye kuganiraho muri iri teraniro Imana yacu tugirire neza amen haleluya amen mutwe w'amagambo aravuze ngo Yesu ahamagara abanezerewe kandi baguwe neza iyo niko Bibiliya yanditse namwe niko byanditse 11 umurongo wa 28 nanjye niko handitse umutwe uri kuri 25 25 niwo mutwe hejuru Yesu ahamagara abantu banezerewe abananiwe n'abaremerewe n'abanezerewe reba neza Yesu ahamagara abantu banagiriye neza niko handitse reba neza kugira bimenye Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe Yesu ahamagara abantu abananiwe bafite umunezero bafite n'ibyishimo abananiwe pe badafite stress n'iyi biratwishe pe abo nibo Yesu yahamagara ko birayanditse se handitse ku kimwe bwe mwasomye neza Yesu ahamagara Yesu ahamagara abantu bananiwe n'abaremerewe ahamagara n'abandi bantu baremerewe yego pe hari ukunanirwa hari no kuremererwa aba bantu babiri bose bari mu iteraniro ndafashije mbese aba bantu bose baje bashaka Yesu bamwe bakeneye Yesu ko abaruhura abandi abakeneye Yesu ko abatura iki imitwaro yes 28 haravuze ngo mwese abarushye abaremerewe
Umunsange ndabaruhura Imana basobanure. Haleluya. Amen. Ndashaka kwivuganira n'abagabo baje bananiwe. Nkivuganira n'abadamu baje bananiwe. Kwivuganira n'abantu baje baremerewe. Bafite inimba, hari igihe uhura n'ikibazo kikaza gipima toni, kikaza kiremereye, cyakwituraho ukananirwa kucyakira. Imana yacu tugirire neza. Urugero ruri hafi rwihuse ruseruza, niba hari ikintu kibabaza ni ugukunda no kwizera. Hari igihe ukunda umuntu ukanamwizera, noneho muri rwa rukundo na cya cyizere ukamwimariramo, ukumva ko uwo muntu atahinduka. Nubwo bakubwira ibibi byiwe, ntabwo ushobora kuba ufite amatwi yo kubyumva. N'ibibi byiwe yakora ntiwabibona, kuko umufitiye ibintu bibiri: umufitiye urukundo kandi umufitiye n'icyizere. Igitondo kimwe ukajya kubona ukabona wa muntu araguhindutse, agukoreye ibintu utatekerezaga ko yagira gute yagukorera. Kwakira ubwo buremere ni ikintu gikomeye cyane, kuko hari igihe kikugeraho bamwe bakananirwa kwiyakira bakiyahura, bamwe bakananirwa kwiyakira bakajya kwiyahuza inzoga, akajya mu kabari akanywa na duke yari afite, akajya kudutsinda mu kabari kuko yananiwe kugira gute kwiha. Hari ikintu cyaje kiremereye kiramuremerera, abura ahantu yagitura, abura ahantu yakengeka ngo nibura aruhuke. Aba bantu nibo nkeneye kuvugana nabo muri iri teraniro. Haleluya, haleluya. Nanone haleluya. Amen. Nanone haleluya. Amen. Nanone haleluya. Amen. Aba nibo bantu nkeneye kuvugana nabo, baremerewe kandi bananiwe. Nibo Yesu ashaka kuvugana nabo. Wari ufite akazi keza, wari ubayeho mu buzima bwiza, urya ikintu ushaka, ujya aho ushaka, wamara umwenda ushatse, ariko igitondo kimwe akazi karahagarara. Ubuzima mwari murimo mu rugo burahinduka. Mwibaza ikibaye, mwibaza ngo bigenze gute, birabacanga. Ubona wari umubabaro, kandi ubona wari umubabaro. Hari abantu turi kuvuga nangaba bari muri iri teraniro, nishake nubwe n'umuntu, ntabwo ari itegeko ngo mwese munyumve, umuntu umwe wenyine gusa. Hari umuntu iri jambo ryamanukiye. Mana ishimwe. Amen. Sinaniteguye kubwiriza, ariko bakimara kubimbwira, iri ni ryo jambo rya Iseri rimanuka mu mutima. Bivuga ngo hari ikintu Imana ishaka gukora muri iri teraniro. Munyeganyiza umubaze ngo waje unaniwe. Kandi niba ashobora kuba we ashobora kuba byarakemutse nta kibazo afite, wenda yaje gushima Imana, ngo twese ntabwo ibyifuzo twazanye imbere y'Imana ari bimwe. Hari abaje baje gushima, ndabishaje we, hari abaje baje gushima Imana, hari n'abaje babwira Imana ngo mbabarire uyu munsi ngaburire we. Hari igihe kijya kigera insara, umusozi w'inzara ukawugenda imyaka n'imyaka, utunzwe n'Imana. Muri karitsiye iwacu hari umuryango duturanye nawo, mu gihe abandi bahaha saa 11, umugabo atanga iposho saa 4:30. Saa 4:30 nibwo umugore ajya kuri botike guhaha. Icyo kigerageze rero cyaje kumenyekana karitsiye yose, tugira gute turabimenya kandi atabitubwiye, kuko we ajya guhaha nyuma y'abandi. Noneho rero wowe ntabwo nakwishinga, kuko wasize agafuka k'umuceri mu rugo. Njye naje kubwira Imana ngo ndananiwe, nkeneye ko ungaburira. Reka mubwire, wowe niba utarasenze isengesho ryo kubwira Imana ngo ikugaburire, ntabwo nakwishinga we. Mute ntabwo nakwishinga.
wowe ibyo kurya urabibonamo umunsi ku wundi Yesu uranabimena. Hari n'undi uri kwifuza. Yesu yitegereza abantu bose, areba mu mitima yabo, haravuga ngo hano hantu bano bantu banje hari ikintu nkeneye kubakorera. Atanga itangazo ritatanzwe n'undi muntu uwo ari we wese. Njya numva bakire ku isi hako nawe wigeze atanga itangazo rivuga ngo buri muntu wese ukeneye ko mugirira neza naze asange. Nta wigeze atanga iyo audience yo guhura nawe. Iyo ugiye guhura nawe bakubaza byinshi, kuko urwego arimo ntabwo ari rurimo. Ariko Yesu ndamushima, wemeye kwisanisha natwe. Yambara umubiri, yambara umubiri yumva ukuntu umubiri uryana, yambara umubiri arasonza, yambara umubiri agira ibitotsi, yambara umubiri agira ideni, abazwa imisoro, yambara umubiri arawambara yumva ukuntu umubiri ugira gute. Babasa Mana kitugirire neza. Zirimo abantu bari kunyumva ahangaha. Yambara uwo mubiri, arabizi neza umubabaro ufite, arabizi neza ko umaze iminsi uri gukwepa nyir'inzu. Ideni ry'inzu ryagusazije, ryakuremereye. Ariko uyu mugoroba tuvuge ngo amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu mugoroba hari ikintu Yesu ari bukore, kuko Yesu yatanze itangazo. Munyeganyeze umubwire ngo Imana yakoze kuba yampamagaye. Shaka Imana yaguhamagaye uyu munsi. Hari abandi uyu munsi batigeze babyuka. Hari n'ababyutse wapfe basanga urutirigo ngo rwibane. Imana ishimwe iturinda. Gasinzira wasamye. Marie Jose ntikujye mu kanwa. N'umubu ntiwinjire mu kanwa. Imana ikurinda ikarinda n'akanwa kawe. Ikarinda n'akanwa kawe ntihagire Marie Jose kwinjira mu kanwa. Imana ikurinda bakakoherereza ihembe nijoro, abamarayika bakaza bakaguhagararira iruhande bakarwana n'ihembe. Hari abantu babyutse muri iri teraniro bakumva birimo biragenda neza ngo batere haleluya. Mubwire ngo kuba wahagurutse bigakunda ukagenda ukumva biri gukunda ntabwo ari imbaraga zawe. Munyenyezi mubwire ngo Imana yahabaye. Mongera mubwire ngo uzi iminsi baguhaye we. Uzi iminsi baguhaye. Ndarekeraho. Munyenyezi mubwire ngo uzi iminsi baguhaye. Ndarekeraho. Urayizi iminsi baguhaye. Warayirengeje. Uzi ukuntu bavuze ngo uzatoragura amashashi. Twe batubwiye ko nta nayimbwa tuzikamira kandi imbwa idakamwa. Twe baduhinduye imbwa batwita imbwa. Namirizo dufite. Hey, haleluya. Ariko uyu munsi wa none hari ikintu Yesu yakoze. Kandi aka kanya na none hari ikintu Yesu agiye gukora. Munyeganyeze mubwire ngo hari ikintu Yesu agiye kugukorera. Ari umuntu turi kumwe muri iteraniro ngo atere haleluya. Haleluya. Ngole sansirani. Nubwo ubabaye, hari umuntu umwe ukigufitiye icyizere. Nubwo abantu bose bakikuvanyeho, nubwo ntawe wahamagara bikanga, ukabahamagara bakagukupa, ariko hari umuntu umwe wahamagara akakwakira. Mubwire ngo ntiyakwirengagiza we. Ntiyirengagiza umuntu wese umwiyambaje. Ntabwo ajya mwirengagiza. Ntabwo ajya mwirengagiza we. Nje kukubwira ngo iryo deni ryakuruhije, Yesu afite ubwishyu. Nje kukubwira ngo iyo nzara, Yesu afite imbaraga zo kuyikumara. Nje kukubwira ngo ubwo bukonde n'agasuzuguro k'abanyirizo. Abanyirizo barasuzugura. Hari igihe nigeze gukodesha Nyarutarama, ntabwo nanabuze amafaranga yo kwishyura inzu, ahubwo akazi nakoraga ntabwo bari batarampemba. Noneho bishyiraga kuri 12 birarenga bigera kuri 15 batarampa amafaranga. Noneho mu gitondo saa 11 ngiye kumva numva ikintu kiri gukanagira hejuru y'amabati. Cya gisimba kijye kigenda hejuru y'amabati ko kitagenda saa 11. Iki kintu kivuye kigenda hejuru y'amabati. Ako cyakanagira nkumva n'umuntu uri gukanagira. Birantangaza ndabarika niryamire wasanga ari rwa rusimba. Ahari wenda shobora gutekereza ko ari saa 11 bikiri saa 7 z'ijoro. Ndakomeza ndirya. Ye kumva numva birandembeje. Arakanagira none ngiye kumva numva kwibati
nkajya numva bameze nk'ibintu nk'aho bari gukuramo umusumari. Abantu ibindi bikimwuka bya iki gisimba se gisiga kigendana inyundo kikavanamo imisumari. Noneho sinzi ukuntu nasohotse ngeze hanze ngiye kureba abasanga nyinshi yari umudamu yuriye hejuru y'ibati. Yuriye hejuru y'ibati. Ibati mbega ubwo nageze hanze amaze gukora hirya mbere. Agiye gutangirira irya kabiri. Ndabaza madamu bite byageze gute? Ngo itariki yararenze. Ngo itariki yararenze. Itariki y'iki se yo kunyishyura. Aryo nago nakwishyuye atereka da. Ni none se umwanzuro wari gukuraho ibati cyangwa ari kunsanga tukaganira ndakubwira uko amafaranga ari buboneke. Goya. Ngo sinye nkunda abantu bansuzugura. None se ko nabuze amafaranga kuguha no kugusuzugura. Ahubwo ngiye kurikura. Nanjye numva kamera irahagurutse. Fata inkoni. Nafashe inkoni ya rakerete. Ndayifata nkurabura rakerete yarire. Ndavuga ni mu minota 2 iyo nzu urava hejuru y'ibati usubire hasi tuvugane cyangwa naguhava. Nafashe inkoni. Atagasuzugura kari karenze. Nafashe inkoni. Fata inkoni uramanuka cyangwa ntagumanuka. Urana se uri kumanura iwanje ni hano ntago ari iwawe. Ngiye kugukubita ari nari kukwishyura ku nzu. Ngiye kuyakuvuza. Ahambye none se wowe uri kumwe ngo manuke amafaranga arari nimanuka amafaranga arahari. Ndayaguha nta kibazo. Nariko mbere yuko manuka iryo bati wakuyeho ubanza urisubizeho niyo misumari waregeje nayo wongera uyikubita inyundo wongera isubiremo. Oya. Yeba we arabikora amaze kubikora aramanuka. Amanutse namugani ngaho ngendeje nakurebye amafaranga uzayabona. Ari nagenda njya kwa boss namugani niba umushahara utaranaboneka bumuhaye amafaranga yo kwishyura nyirezo kuko yankuriye amabati ryamye. Ngira amahirwe arayampereza ndagenda. Cyakuri iyo nzu nayibayemo uko kwezi. Bita nkivamo ndavuga ni yaragenda nagiye kumureba navuga reka twubahane. Hari igihe uzazamukanga nanjye ubutwanjye byicanze ngukubitira kerete ngira ngo urumujura nk'ice izamwe baramfunga. Ndahaguruka inzu yewe ndayimuhereza njya gukodesha izindi. Yesu ashimwe. Byari bikomeye cyane. Aho ufite amateka. Aho ufite amateka nawe ufite amateka yawe winyirariraho. Aho ufite amateka ufite ubuzima waciyemo. Hari amateka yawe mumarize ngo amateka ufite cyangwa ntayo ufite. Niba ntayo ufite Imana itangiriye kubakira uyu munsi. Niba nta mateka ufite Imana itangiriye kubakira ndumva abantu bari hanze batari gufashwa. Niba nta mateka mufite mubwire Imana yabubakiye. Imana itwubakira amateka mashasha. Haleluya. Haleluya. None haleluya. Yesu afite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Nyuma yuko wabuze igisubizo. Yuko wakomanze bakanga gukingura. Nyuma y'ingendo zose wagenze bikanga gucamo. Yesu agufitiye igisubizo. Yesu agize gute? Igisubizo. Mukubiturushe mubwire buri munsi Yesu arakukuraho umwaka. Arakuvana umwaka w'abantu. Ezekiel baramubwiye buri munsi ndagukuraho amabyi. Abana b'abantu bagusize. Hari igihe bagusiga amabyi agukubita icyangiro ahantu hose ugiye bakakwanga bakakwita umurozi. Ahantu hose winjiye ubutaka bukakwanga. Ariko uyu munsi wa none hari ikintu Yesu ari bukore. Abantu turi kugutere haleluya. We ari ikintu Yesu ajya akora. Umuruho uzi kuvuka muri indushyi wanyu umuruho wiwanyu ukakoka ukagukurikirana ukawukurana ukawushakana ukawubyariramo. Hano ushobora gusanga abantu batarakora anniversaire ari abantu nka babiri. Abantu mwese mwarazikoze. Mwese mwarazikoze ni gihe utarayikoresha. Se bwaza nkoreshereje anniversaire we mukantungura umunsi umwe. Ndinze ngana ntyaje we. Nta muntu urantungura kuri anniversaire. Babwira itariki navutseho. Uzantungure. Reka umuruho. Umuntu akirirwa barya kuzagatoza abandi sha.
kwirirwa ugeze hagati z'abandi ntawe uramukoreshereza akaniveriseri ngo agutungure. Ibyawe byose ni amarira, ibyacu byose ni amarira, ukirirwa urira umunsi wose